Birababaza kumara imyaka 12 wicaye ku ntebe y'ishuri hanyuma wakora ikizamini cya leta ugafiyiringa ndetse ukabura amanota bikagusaba yuko wasubira gusibira ku ishuri wizeho. Nicyo kintu kibabaza cya mbere kandi murabizi yuko byabayeho muri uyu mwaka watambutse w'2024. Abantu barize biga neza ariko ntibasobanukirwa n'ibanga nyamukuru ryo kwiga, hanyuma basubira ku ishuri barasibira kubera kubura 50% ku banyeshuri bigaga senior 6 mu mwaka washize. Hanyuma rero muri iyi video ngewe nje kubaha shuwa y'ukuntu NESA igiye kubaza muri uyu mwaka wa 2025. Ni ibizamini bya NESA bizatangira ejo bundi ku banyeshuri bose bagiye gusoza ibyiciro bitandukanye by'amashuri yisumbuye cyangwa mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Hanyuma rero nje kuguha shuwa y'ukuntu ikizamini cya NESA giteye. Hanyuma se wari uzi yuko NESA izabaza 99% ku bibazo byayo bizaba ari multiple choice ku bibazo byo gucuzinga? Ni multiple choice niyo bazabaza 99%. Hanyuma rero niba utarasomye ngo usesengure neza ibyo wize, menya yuko uzatsindwa. Kandi wishaka kugendera kuri past papers z'ibizamini bya leta wasomye byatambutse, menya yuko ubwo burozi niba warabumize tangira ubucire kuko burarura. Kubera yuko uburyo uzasubiza kino kizamini bizagusaba byibuze ko warasomye ugasoma neza kugira ngo nibakubaza kuri multiple choice ubashe uburyo ki wabasha gucuzinga. Hanyuma iyi niyo shuwa nje kubahereza kandi mbahereze n'ahantu byibuza NESA izabaza kuri buri munyeshuri. Hanyuma niba uri umunyeshuri w'amashuri yisumbuye wiga senior 6, menya yuko byibuze NESA 70% izakubaza ibyo wize senior 6. Hanyuma niba utarahaye ibintu wize mu mwaka w'amashuri yisumbuye ya senior 6, menya yuko uzatsindwa. Hanyuma ikintu ugomba gukora, soma neza umwaka wa senior 6 kugira ngo bizagufashe gutambuka neza gitore muri iki kizamini cya leta cy'uyu mwaka, kuko ni bimwe mu bizagora abanyeshuri cyane. Abantu baribeshya bati mu wa 4 no mu wa 5 reka nshyiremo ingufu niho nari kumva neza, reka mba ariho nsoma cyane. Oya, menya yuko uri kwibeshya, soma neza byibuze 70% usome mu mwaka wa 6. Hanyuma iyindi shuri isigaye ukurikizeho mu wa 5, nurangiza ukurikizeho mu wa 4. Nubikora neza ndakubwiza ukuri yuko ubashije gukatisha tike yatuma ubona amanota meza muri iki kizamini cya NESA cy'uyu mwaka. Hanyuma ngewe nitwa Callixte Mutabazi, nige mubana kuri iyi channel y'ikizamini. Hanyuma ukigera hano kanda subscribe kugira ngo ujye ubona video nk'izi ngizi zikugeraho kandi zikugira inama z'ukuntu wakora neza ikizamini cyawe cya leta. Nudakanda subscribe umenya yuko iyi niyo video yacu ubonye hano ku kizamini ibagezaho amakuru yagusindagiza mu kizamini cya leta ukabasha gutsinda neza ku kigero cyiza nk'umunyeshuri wabyize kandi wabyiteguye neza. Ikindi naguhishurira hano, banza umenye yuko gusubiza ikizamini cya NESA bisaba gusesengura no kumva neza. Ntabwo ari igihe cyo kwiringira abantu bazagukopeza mu kizamini cya leta kubera yuko bazi ubwenge. Oya, ibyo ngibyo bizahinduka kandi menya yuko iki ni cyo gihe cyo gufata abanyeshuri bakopera. Umunyeshuri ushaka gukopera nko muri lokale abantu bagacuzinga ikintu kimwe kandi bakabikora kimwe, menya yuko iki ni cyo gihe cyo gufatwa ku banyeshuri bakopera. Hanyuma ibyo ngibyo ubyirinde, hanyuma ufate igihe gitoya urevize amasomo yawe. Iki nanone si igihe cyo kwiga ibintu utari kumva, ahubwo ni igihe cyo kwiga ibintu utari gusobanukirwa neza kugira ngo ubyiyibutse nk'umunyeshuri. Ntabwo ari igihe cyo kwiga ibintu utarimo urumva. Ikindi nakubwira, fata igihe gitoya ubanze urevize usubiremo amasomo maze kwiga. Hanyuma nujya kuryama ubanze ufate igihe uhumiriza amaso cyangwa wivugane niba bishoboka, usubiremo neza ibintu umaze kwiga wumve niba koko urimo urabyibuka, kuko ibi ni bimwe mu bifasha abanyeshuri mu kurefreshinga ubwonko kandi bakabasha kugumana neza ibintu bize mu gihe cyabo. Ntabwo ari igihe cyo kwicisha inzara cyangwa kwicisha ibitotsi, ahubwo ni igihe cyo kuryama ukaruhuka. Hanyuma wamara kuruhuka ugafata igihe gihagije ugasubiramo amasomo.
kandi ikintu ugomba kwirinda, irinde kuvangavanga amasomo, ngo mu isaha imwe ibanza ngo ube uri kwiga isomo runaka, mu yindi saha wiga irindi, mu yindi saha ngo ushake gusoma amasomo 10 icyarimwe mu munsi umwe. Nibura ushaka kugenda kuri ibitekerezo, menya yuko uri kwiruka kandi bizatuma utsindwa kandi utari ukwiye gutsindwa, kuko hari abanyeshuri benshi muzi yuko basoma bagasoma cyane ariko umusaruro w'amanota bakawubura. Muri video yatambutse twaberetse tekinike yitwa Pomodoro tekinike ifasha abanyeshuri mu gutsinda neza ikizamini cyabo. Ku mpera y'iyi video turaza gushyiraho iyo video kugira ngo uze kuyikandaho nayo uyirebe. Ni imwe muri tekinike yafasha umunyeshuri mu gutsinda amasomo yiwe neza ku kigero cyiza cyane. Ikindi kandi irinde stress muri ibi bihe by'ikizamini cya leta. Hari igihe usanga abantu bafite stress z'uko abanyeshuri bamwe bigana bakavarinze amasomo, nawe agashaka gukavaringa ayo masomo mu munsi umwe gusa. Menya yuko uri muri itera stress, uri kwitera ubwoba, kandi ibyo ni bimwe mu bintu bituma umunyeshuri atsindwa. Menya yuko igihe wasomye bike ushoboye ukajya mu kizamini cya leta, ufite amahirwe yo gutsinda nka wa wundi witwa yuko yakavarinze. Hanyuma we niba ugendera ku bitekerezo by'uko uvuga ngo warakavarinze, ngo nta kindi kintu washyira mu mutwe, ngo nicyo gihe cyo kuruhuka no kureba filime, menya yuko uri muribeshya cyane, kuko muri ibi bihe ni mu bihe bitsinda abanyeshuri cyangwa bigatuma umunyeshuri atsinda cyangwa agatsindwa, kubera yuko nta gukavaringa mu kizamini cya leta bibaho. Ahubwo kwiga neza ni ugusesengura bya bindi witwa yuko wakavarinze, ukagenda ukabireviza gake gake kugira ngo umunsi neza izakubwira ati cuzinga hagati ya alphabe A na alphabe B kugira ngo ubashe kuhatambuka gitore ku kigero cyiza cyane. Ku munyeshuri wese wa senior 6 wa senior 3, menya yuko iki nicyo gihe cyo gutsinda, kandi gutsinda biri mu masomo yawe. Ndakwizeza yuko nukurikiza zino nama tukugira no ku kizamini uzatsinda neza cyane kandi uzabasha gutsinda. Hanyuma ikintu ugomba gukora, kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzabone izindi nama zizakurikiraho mu bintu byakwinjiza mu kizamini cya leta ndetse ukagisohokamo neza n'iyicano y'ikizamini. Hano kanda subscribe ufungure inzogera yawe. Ikindi kandi usangize iyi video kuri buri munyeshuri wese uzi yuko yatakaje icyizere akica intege azi yuko atazatsinda ikizamini cya leta. Numusharinga iyi video azabona amakuru ya nyayo yatuma amwinjiza mu kizamini cya leta kandi azatsinda. Hanyuma iki nicyo gihe cyo gutsinda, ntabwo iki gihe gutsindwa. Kukiza izo nama tukujyana no ku kizamini uzatsinda neza cyane. Ndagushimiye cyane, njye ni Callixte Mutabazi mubana kuri icano, ninjye ubagezaho ibiganiro nk'ibi ngibi bigiye bitandukanye. Iyi ni inama na shwadiro yo kukwereka ahantu byibuze ugomba gusoma, aho ugomba gushyira imbaraga mu mwaka wa 6 ugakurikiza umwaka wa 5 hanyuma ugaherutse mu mwaka wa 4. Ibyo nubikora menya yuko uri umunyamahirwe wo gutsinda. Ndagushimiye cyane. Iyi video niba igufashije isangiza inshuti yawe, uyirayikinge, ujye muri comment utubwire video yindi tuzakoraho ukuntu icyo izavugaho. Ndagushimiye cyane.